hanyuma rero uriya muhumuro w'imyenda yo muri dry cleaner nawuvumbuye nawubonye ukuntu rero ubigenza utiriwe ugiye muri dry cleaner ku myenda wakoresha akantu kose gahumura, akantu kose nabona ko kadufitiye akamaro. Ntabwo nzajya mbese nkihererana, nzajya nkababwira, hanyuma namwe mu ngo zanyu aho mutuye aho mukorera umva mumererwe neza kurushaho. Kazi ku Umubyeyi magazine, niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Umubyeyi magazine. Mbere yuko dutangira nagira ngo nkubaze, ese wowe amasupra uyabika gute mu rugo? Supra nyine zira duteguraho amasahani tugiye ku meza, uzibika gute? Bese uzi ni gute uzibika nyuma yo kuzikoresha? Kuko ngewe maze iminsi myinshi cyane nibaza ikintu ukuntu nazibika, ukuntu nazishyira ahantu nkabona biri ku murongo, nkabona birasa neza kandi nkabona zirabikitse. Mbimaranye iminsi nabuze igisubizo, nabuze ukuntu nazibika, kuko icyabinteraga hari ukuntu usanga tuvuge wenda mu rugo muri batatu, muri bane, muri babiri mugiye ku meza, ugasanga za zindi mwakoresheje uwanduruye ameza, uwabitse ibikoresho byo ku meza, ugasanga twa turyo twatakaye kuri supra yaba ari yindi nzima, ugasanga zose ziri hamwe, ugasanga zanduzanyije ku buryo iyo ubonye nk'undi muntu wiyongereyeho ku mubare w'abantu basanzwe bari mu rugo, usanga nyine ugiye guseba, ugasanga wenda ugiye gufata iya gatatu cyangwa iya kane, ugasanga iranduye, iriho ibyo biryo, iriho ako kavumbi, utwo tuntu. Byari bingeze ahantu kabisa, ndi kwibaza se ndakora iki, ndakura hehe supra, ndakura hehe akantu nazibika. Murabona amasahani hari ukuntu bayabika, hari ikintu bayabikamo, mbese ibikombe, amafoshete biki, hari ukuntu bipanga, ariko supra narayiburiye igisubizo, kuko wasangaga niba imwe ipanze hano ku ruhande, yindi urasanga iryamye hirya, gutyo gutyo. Ese wowe ubigenza ute kuyibika? Ubigenza ute? Twungurana ibitekerezo. Niba bishoboka unyoherereze ifoto unyereke ukuntu yibika, mbese duhana ibitekerezo kugira ngo turusheho kubaho neza ndetse no kugira ibikoresho bibitse neza kandi bisa neza. Hanyuma rero tudatinze, nyuma yo gushaka icyo gisubizo cy'ukuntu twabika supra, hari agakoresho nabonye ndavuga nti akangaka nibura nshobora kuzibikamo, izaba ari supra z'amasahani ndetse na ziriya udushyiraho ibisorori. Nakoze urugendo rurerure ndi gushakisha mbese akantu byajyamo, akantu byakwirwamo, nza kugwa kuri kano gakoresho. Rero mbona hari ukuntu bishoboka kujyamo, nuko ndagafata rero ndazipimamo supra z'amasahani, supra z'ibisorori, zishyiramo, mbona biremeye. Nubwo bwose izi ngizi nini zimeze nka kare zidashobora guhinika ngo nzishyiremo, ariko nibura hari ukuntu nazipanga nkavuga nti umva twabipanze hano biragaragara. Ushaka supra itayibona, guhita ubona idahanaguye cyangwa ubona nyine idasa neza, uhita ubibona, atari ukujya kwishakisha hahandi munsi, haba ari mu kabati, haba ari hehe. Nibura ndavuga nti ibingibi byamfasha. Urabona rero ko biroroshye kuzishyiramo, ni uguhita upanga nka tuno tw'utuzeru tw'ibiroroshye. Zino zihinika nabyo biroroshye, ni ukuzihina ukazishyiramo. Izino nazo zidahinika za kare nazo nta kibazo, nubwo zitajyamo neza, ariko nibura ntabwo ari nk'uko byari bimeze. Murabona rero ko ari ibintu bisa neza, murabona ko ari ibintu nibura bifite gahunda. Nawe rero twungurane ibitekerezo, twereke ukuntu ubika supra zawe, twereke ukuntu uzibika, mbese ubitubwire muri rusange. Hanyuma rero ikindi kintu cya kabiri tugiye kureba muri aka kanya, mujya mubona ukuntu umuntu yavanye imyenda muri dry cleaner aba yitwaye, aba yifashe neza ukuntu nyine atikoraho bya bindi by'ubuhe, ukabona ni imyenda imeze neza kandi nahumura. Hanyuma rero uriya muhumuro w'imyenda yo muri dry cleaner
nawuvumbuye nawubonye. Ukuntu rero ubigenza utiriwe ugiye muri dry cleaner ku myenda wakoresha, ku myenda wamesera mu rugo, ku myenda wateresha mu rugo. Iyo umaze kumesa imyenda yawe, kwa kundi wenda kuyanika mu mazi yo kunyunguza, ufata iyi spray yitwa ngo ni Just Relax. Urayifata ugasprayingamo kabiri gusa mu myenda mu mazi, hanyuma warangiza nyine ugakubita kugira ngo umuhumuro ujyemo. Hanyuma rero ya myenda yawe ukagenda uyicisha mu mazi, muri ayo mazi ukanika, uyicisha mu mazi ukanika. Ndakubwiza ukuri, umva imyenda ibihumura koko nk'iyavuye muri dry cleaner. Ako kazi konyine ko guhumuza imyenda rero iyi spray ikora. Ushobora kuyisprayinga muri toilette. Hari igihe muri toilette uba wumva harimo umwuka utari mwiza, ukagira gutyo ugasprayinga ukigendera, cyangwa se mu byumba, cyangwa se muri toilette yo hanze. Umva ahantu hariho hose ushaka guhumuza, iyi spray ya Just Relax yagufasha ikaguhumuriza ahantu mbese. Ibyiza rero ni ukukora gake, usprayinga gake cyane kuko irakora cyane, kuko umva kandi iratinda. Iyi spray rero mwayisanga kuri boutique yacu iri Remera munsi ya Polifam. Ndabashyiraho nimero, hanyuma rero muduhamagare. Igura 9,000 kandi iratinda. Rero utuntu two guhumura, utuntu two kugira ahantu hasa neza, hano ntago umva niyo ntego yacu ku Mubyeyi magazine. Kantu kose gahumura, kantu kose nabona ko kadufitiye akamaro, ntabwo nzajya mbese nkihererana, nzajya nkababwira. Hanyuma namwe mu ngo zanyu, aho mutuye, aho mukorera, umva mumererwe neza kurushaho. Duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku bikoresho dufite mu rugo, twita uko mu rugo hahumura, uko hameze, mbese ibintu byose byiza cyane tubiharanire kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza kurushaho. Murakoze cyane. Abatarakora subscribe muyikore, mukore like, mukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.